Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje. Uwiteka abane namwe, reka amahoro y'Uwiteka akomeze kuba mu banyu ndetse no mu byanyu, umugisha we ubasakareho kandi ubomeho iminsi yose. Tugiye rero kongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu kizwi ndetse gikundwa na benshi, ndetse hari abagikoresha bihishe, hari abagikoresha ku mugaragaro, hari abo kigiraho ingaruka. Icyo nta kindi ni inzoga. Inzoga akenshi muri vino ivugwa, muri Bibiliya ivugwa nka vino, ahandi nyine hakavuga inzoga. Tugiye kuganira rero ku kintu cyitwa inzoga. Inzoga akenshi muri Bibiliya bavuga yuko umukozi w'Imana cyangwa se umwepiskopi yakagombye kuba umuntu utanywa ku bisindisha. Ku bisindisha rero nta kindi, igisindisha cya mbere tumenyereye ni inzoga, ariko ugasanga abandi barigisha yuko inzoga nta kibazo, ikibi ari icyo zikoresha. Ariko nanone ukibaza utese, niba ikiba ari icyo zikoresha, kuki niba zikoresha ikibi, kuki ugomba kuzinywa? Inzoga uyinywa ukunyweye ikirahure, wumva ushaka kunywa ikindi. Uko ugenda uyinywa kandi mood igenda ihinduka. Ubwo ndavuga ku bantu benshi, kumva akanyamuneza karaza, kumva utwishimo turaza. Abenshi niba atasekaga ugasanga atangiye guseka, abandi bikaba opposite, niba yasekaga ukabona atangiye kwijima, atangiye kurakara. Abenshi bakagira ibiganiro ari uko bakanyweyeho, abenshi bakavuga n'indimi rwose, bakavuga Icyongereza cyangwa se Igifaransa kubera ko yanyweye akayoga kandi ari muzima adashobora gutobora ngo avuge. Ndetse abenshi bakagira akanyabugabo karenze akari gasanzwe, kugeza aho rero ubona inzoga ari nka stimira, ari nk'ikintu gituma hari ibintu ukora utari usanzwe ukora, ndetse gihindura n'ibitekerezo. Birangira rero burya ukoze n'ibyo utari usanzwe ukora, ibyo abantu badasanzwe bakuziho ukabikora. Akenshi uzasanga hari umuntu unywa inzoga akagira uburakari bwa vuba, akaba yanarwana. Uzasanga hari n'umuntu unywa inzoga akajunjama, agaceceka, ntiwumve ijwi rye. Usange kandi hano undi n'umuntu unywa inzoga, ibitekerezo byisukiranye, ibiganiro bibe byinshi. Usanga hari n'undi muntu unywa inzoga agira amaburage menshi, atangiye gusetsa kandi atasetsaga. Ibyo byose ni iby'inzoga ikoresha. Usanga kandi nanone hari umuntu unywa inzoga agakora ibindi atakagombye gukora, aho uzasanga umuntu azagwa mu busambanyi kubera yuko yanyweye inzoga, akagira nyine ka kanyabugabo, akagira bya bitekerezo atarasanganywe, agatangira kumva ashaka ubusambanyi, agashiduka yabuguyemo. Ugasanga kandi nanone hari umuntu uzanywa inzoga, ubu ngubu wenda bitangiye kugabanuka, yinjire mu modoka yitware, uze gusanga yakoze impanuka kubera inzoga yamukoresheje. Wenda yamutumye afata umuvuduko mwinshi, yatumye se wenda asinzira akagonga agata umuhanda. Ibyo byose ni ibyo inzoga ikoresha. Ariko ku rundi ruhande nanone abantu bakavuga batese inzoga, cyane cyane mu muco nyarwanda, inzoga isabishwa umugeni. Inzoga ni ikimenyetso mu muco nyarwanda. Ese inzoga wayivaho ute? Kandi ese waganira n'umuntu utanyweye ku nzoga? Ese wagira inshuti gute udasoma ku nzoga? Ugasanga byabaye nk'ikintu kidakuka. Ariko kandi ntabwo abantu baganira bose ari ngombwa ngo baganirire ku nzoga. Nta nubwo kugira ngo ugire inshuti musabane cyane ari uko haba hari inzoga. Oya, ibyo ngibyo nibyo abantu bishyiramo, kuko natwe abakijijwe twigeze kuzinywaho, kandi n'ubu ngubu tugira inshuti kandi tutazinywa. Dushobora kandi kugira ibiganiro bizima kandi bifite umumaro tutanywa inzoga, kubera yuko na fanta n'icyayi n'ikawa umuntu akiganiriraho, kandi ibiganiro bikaba byiza kandi by'umwimerere, aho kugira ngo
hazemo ibindi bitekerezo cyangwa se ibindi bitari bisanzwe cyangwa se bishobora kuzageranya mu muntu akavuga ati birya nabivuze nanyweye. Inzoga rero hari n'aho muri Bibiliya bavuga yuko inzoga rwose atari nziza, ari ryo jambo tugiye kureba aka kanya mu Migani 20:1 ngo vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha kandi ushukwa nabyo ntagira ubwenge. Yesu ashimwe cyane. Vino rero ahangaha tuyifashe ni inzoga bari kuvuga ngo ni umukobanyi. Ni ukuvuga ngo vino, inzoga urayinywa, umunyarwanda aravuga ngo uyikura mu gacumi ikagukura mu bagabo. Urayinywa wishimye, ukayinywa uri mu biganiro byinshi byiza, ariko nyuma wamara gusinda, wamara guhinduka, ikakugaruka nyine, ikaba umukobanyi, ikagukoba. Ni ukuvuga ngo ugakora ibidakorwa, abantu bakaguseka, ugakora ibidakorwa, hakavamo gufungwa, hakavamo ibikorwa bibi bituma isura yawe ihindana. Inzoga kandi ngo zirakubaganisha, kuko ibyo byose wakora wanyweye inzoga uri muzima ntiwabikora. Niba utekereza ubusambanyi cyangwa se ugatekereza umuntu wakugiriye nabi, ukamushakashaka mukaba mwarwana kubera ko wanyweye inzoga, cyangwa se ukaba wari usanzwe uganira n'abantu neza, ariko wamara kunywa inzoga ukaba mwajya mu mitsi kubera wenda ikintu mutumvikanyeho, kubera ako kantu zakuzanyemo ko kugira ngo ugire amahane, inzoga zirakubaganisha. Gushukwa rero n'inzoga bigaragaza umuntu ushutswe n'inzoga ko yabuze ubwenge. Aba yabuze ubwenge rwose, kuko nta kuntu ikintu unywa ubizi kandi ubishaka kandi akenshi wanakiguriye cyakagombye gutuma uta ubwenge, icyo gihe uba wabuze ubwenge. Rero bene data, inzoga ni kimwe mu bintu Satani anyuramo kugira ngo ayobye intore z'Imana, ndetse uzasanga hari abantu rwose bakora umurimo w'Imana, baba mu rusengero, baririmba, babwiriza ubutumwa, bihengeka bakajya kunywa inzoga, kandi ntabwo ari nziza. Nta nubwo umuntu ukorera Imana by'ukuri yakagombye kuba rwose ari umunywi w'inzoga, kubera yuko ntabwo wazayobora abandi ufite ibyo bintu bikuvugisha, ufite ibyo bintu bigukoresha, ufite ibintu byaguhindura ubwenge, ntugire ubwenge bw'umwimerere, ugire ibitekerezo by'umwimerere ngo ube ukiri umukozi w'Imana. Nta kuntu kandi wayobora abantu ngo bave mu byaha biterwa n'ubusinzi nawe urimo unywa izo nzoga. Rero inzoga ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha. Ntago umukozi w'Imana, ntago umuntu koko wageze ku musaraba yakagombye kuba avutura inzoga. Reka rero mutekereze neza Satani ye kubariganya, kuko yanyura mu nzoga akagukoresha byinshi, yanyura mu nzoga ndetse akazakubuza ubugingo. Zibukira uhindukire, maze ureke inzoga, ahubwo usange Yesu, kuko Yesu, niba uhorana inyota y'inzoga, Yesu amara inyota. Yesu afite amazi amara inyota, akakumara inyota burundu, ukibagirwa izo nzoga, kubera yuko ni ibintu byabaye kuri benshi. Nanjye uri kuvugana nawe, izo nzoga rwose ndakubwiza ukuri yuko Yesu yamaze inyota mu gihe kinini gishize, angirira neza, angirira ubuntu. Ubu ngubu maze imyaka n'imyaniko ntazinywa, kandi ndi umugabo, ndatekereza, nganira n'abandi, nkagira inshuti, nkagira ibikorwa bihamye, nkavuga ijambo ry'Imana, kandi inzoga rwose nta cyiza nabonyemo. Nawe ntacyo uzabona muretse gukomeza kumara utwawe, ndetse ugashukwa, Satani akazakugirira ibyamfura mbi. Ndagushimiye Mwami Imana, ngushimiye yuko utugiriye neza ukaduha rino jambo. Reka mwene data wumvishire ijambo, yaba yarabaswe n'inzoga cyangwa se n'ibindi bimeze nkazo, muhe imbaraga zo kubivamo, afata icyemezo uyu munsi, agusange, kubera yuko ugira iriba rimara inyota, ku buryo umuntu atazagira inyota ukundi. Uwo nguwo wumvaga inyota imarwa n'ikirahure, birashoboka cyane rwose yuko wayimumara uyu munsi, nawe agahindukira akaba muzima, akanywa ku mazi atagira inyota, akazagera mu bugingo buhoraho, atongeye
kugira inyota z'ibisindisha. Icyubahiro reka kibi cyawe rero, imbaraga ubwoko bwawe, girira neza abantu bawe, bakomeze muri iki gihe kigoye, bahabwe imbaraga, hanyuma Yesu akomeze abamara inyota, babe n'abayimara abandi. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu mbigusabye, amen.